Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi tuguhaye ikaze. Nkuko mubibona kuri uyu munsi turi mu gusarura umuceri. Twarahinze umusaruro wacu wareze kugeza igihe cyo gusarura. Nkuko mubibona rero tugiye kuganira ku gikorwa cyo gusarura umuceri. Ese nyuma yo guhinga no gukurikirana igihingwa cyacu umunsi ku munsi iyo kigeze igihe cyo gusarura ni iki dukora? Kuri uyu munsi ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho, turaganira ku buryo bwiza bwo gusarura umuceri. Nyuma yo gusarura turahura, ni nayo mpamvu mwumva imashini n'imashini ihura. Nyuma yo guhura tukagosora kugira ngo umuceri wacu nujya ku isoko cyangwa ku nganda ziwutunganya, ari inganda zitonora umuceri, uzagende umeze neza ndetse ufite ubuziranenge nkuko tubyifuza. Ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho, nkuko nari mbikubwiye, tugiye kugaruka ku buryo bwiza bwo gusarura umuceri. Icyo usabwa we ni kimwe, ni ukutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, kugira ngo tubane mu kiganiro cy'umunsi Tera Intambwe uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Baresi, muri koperative yanyu mukaba muhinga umuceri, nawe ukaba uri umwe mu bahinzi twasanze bari gusarura umuceri. Iki gihembwe cy'umuceri cyaba kugendekeye gute nkawe muhinzi? Ngira ngo muri iki gishanga ntago tumaze igihe kirekire turabahinzi b'umuceri. Mbere twatangiye turabahinzi b'imboga, ariko nyuma bitewe n'imiterere y'igishanga tuza kubona ari ngombwa yuko ubuso bumwe twabuhingaho umuceri. Kugera ubu rero nk'uko mubibona, hegitari nyinshi hafi cya kabiri cy'iki gishanga kiriho umuceri, aho mwansanze n'ubundi ndimo nsarura. Ariko ikigaragara cy'ubuhinzi bw'umuceri tubufitiye icyizere, tubona ari ubuhinzi bushobora kuzaduteza imbere, kuko ibyo ari byo byose hari ibihombo byinshi bigenda bigabanuka mu muceri, cyane nk'amazi usanga atangiza cyane igihingwa cy'umuceri nk'uko byagendaga mu mboga. Uravuze ati hari ubona bizaduteza intambwe nk'abahinzi, ubishingira kuki? Njyewe ikintu mbishingira ku gishoro. Ubundi iyo uri umuhinzi ubanza kubara igishoro, kuko ushobora gusarura ibintu byinshi cyane ariko mu by'ukuri warashoye byinshi ugasanga inyungu ni nkeya cyane. Ariko iyo ugiye gukurikirana usanga igishoro cyo mu muceri ni igishoro gikeya cyane kandi ugasarura. Iyo ubishyize kuri balance usanga ibyo ari byo byose umuceri ufite inyungu kuruta ibindi bihingwa byinshi. Wavuze ko mbere kubera imiterere y'igishanga mwahingaga imboga, muza kujya ku buhinzi bw'umuceri. Ukurikije uko wabibonye ntabwo ushobora kuba wicuza ati narayobye menya nkikumira mu mboga? Oya, ntabwo nicuza. Umuceri tubasha guhinga seze ebyiri zose, yaba igihe cy'imvura, igihe cyose turahinga, ariko imboga nibura zose yonyine niyo twabashaga guhinga dufitiye icyizere, ubundi twarahombaga 100%. Ariko aho tugereye mu muceri nta kibazo, zose turazihinga, usanga igishanga buri gihe kiba gihinze. Yego, twabonye mu buhinzi bwanyu mugerageza kujyana n'iterambere cyangwa n'ikoranabuhanga. Uburyo bwo gusarura mwahurishaga imashini, igitekerezo cyavuye cyo guhurisha imashini? Murakoze cyane. Ngira ngo impamvu y'izi imashini zirafasha cyane. Icya mbere zirihutisha cyane, zihutisha akazi, ikindi kandi zigabanya ibihombo. Buri umuceri hari ukuntu bahura bakubita hasi, umuceri mwinshi ugenda utaragurika utakara ugasanga ni igihombo, ariko ku mashini umuceri uca mu nzira imwe, kandi ngira ngo nk'uko mwabibonye imashini dufite ihuje ibikorwa byombi uko ari bibiri. Ni imashini ihura kandi ikanagosora. Bigaragara ko utwara umuceri wawe ukawutwara neza ugosoye, ukagenda ukajya kuwanika, bigabanya akazi nawe urabyumva. Hanyuma turagira ngo tugereranirize mbere ibyo ari byo byose, imashini ngira ngo n'ubwa mbere mwamuyikoresheje, imashini ihura. Mbere muhinga mutarayikoresha hari itandukaniro ubona? Itandukaniro rirahari nk'uko nari maze kubivuga. Icya mbere bigaragarira mu bakozi. Abakozi ku mashini ni bakeya. Hariho urabona mu bisanzwe hari abantu benshi bahura, abandi bakata, ubundi abantu babiri bashobora kugukatira, abandi babiri mukegera imashini mugashyiramo umuceri nta kibazo, kandi ugasanga mu by'ukuri abakozi baragabanuka. Yego. Umusaruro wari witeze mbere igihe wahingaga niwo wabonye, se wagiye munsi warawurengeje, bihagaze bite? Murakoze cyane. Icyo navuga cyo, umusaruro twari dutegereje navuga ngo wenda si wo twabonye neza 100%. Impamvu nayo ndayivuga, nibyo natangiriyeho yuko iki gishanga aribwo tukiri mu gutangira duhinga umuceri, ntabwo ari igishanga cyari cyamenyera neza umuceri.
mu bishanga bitaramenyera neza umuceri usanga haba harimo amafumbire menshi cyane atandukanye nk'uko nabivuze twagiye duhinga imboga ibiki twakoreshaga amafumbire y'amoko yose mu butaka rero iyo fumbire iracyarimo ibyo bikerekana ko umuceri uzamuka ubyutse cyane bityo no kugira ngo were neza ugasanga si byiza cyane ariko mu by'ukuri ibyo twari twiteze nubwo atari byo twabonye ariko dufite icyizere ko ubutaha tuzabasha gusarura neza. Inama ugira abahinzi bagenzi bawe ni izihe? Murakoze cyane. Njye inama nagira abahinzi bagenzi banjye ni ugukoresha imashini cyane kuruta uko bakoresha ubundi buryo bwa gakondo busanzwe kuko bibasha gufata neza umusaruro wabo kuruta uko bakoresha ubundi buryo bwa gakondo. Nshuti mukunzi wa Tera Intambwe Muhinzi twabanye kuva dutangira turakigira hamwe. Nyuma yo kuganira n'umuhinzi akaba ari umuhinzi wahinze umuceri yatubwiye neza ko kuri ubu ngubu yishimira umusaruro yabonye. Nkuko twayibonye yariteguye yita ku gihingwa cye aragikurikirana umunsi ku munsi nayo mpamvu yishimira umusaruro. Ariko se nyuma yo kuganira n'umuhinzi nka perezida wa koperative, ni koperative abakumburwa. Kuri ubu ngubu ubuhinzi bw'umuceri wo buhagaze bute? Ese bajya gutangira mbere yo guhinga nuko ubu ngubu bageze mu gihe cyo gusarura umusaruro bitegaga niwo babonye? Ese niba barawubonye ibanga ryaba ari irihe? Ibyo byose nibyo wibaza nibyo tukomeza kuganira hamwe. Tujye kuganira na perezida wa koperative akaba ari Ikorimana Jean Gilbert. Koperative n'abakumburwa aradusobanurira neza kuri ubu ngubu muri koperative abakumburwa ubuhinzi bw'umuceri buhagaze bute, niko bari babwiteze, ibanga ni irihe? Ariko se abahinzi babasha kurya ku matunda y'ibyo bakoreye? Ikiganiro cyari Tera Intambwe Muhinzi, dukomeze tubane. Koperative abakumburwa ubuhinzi bw'umuceri buhagaze bute? Tuje mu gihe cyiza navuga ngo cyiza cyo gusarura, ariko se byabagendekeye bite? Muri koperative abahinzi y'abakumburwa ikigendanye n'ubuhinzi bw'umuceri ngira ngo nawe nk'uko wabonye ni ubuhinzi bwatubereye bwiza. Abahinzi bacu barabwishimiye ndetse bwabagiriye umumaro kuko iyo urebye nabo iyo urimo uganira nabo usanga akanyamuneza ku maso ari kenshi. Icya mbere barimo barasarura, wabibonye umusaruro batari biteze. Ubundi iki gihe akenshi twabaga aha ngaha hose ari imyuzure, ariko ubu ngubu turimo turasarura twishimye. Naho amazi yajya mu gihingwa cy'umuceri turimo turasarura. Ni ukuri rwose ubuhinzi bw'umuceri muri koperative abakumburwa ni ubuhinzi bwiza cyane. Uravuga ati ubuhinzi bw'umuceri ni ubuhinzi bwiza cyane, ariko igishanga hari igice kimwe gito nabonye kitarimo umuceri. Umuceri wari uhinze ku buso bungana iki? Hegitari mbere twabanje guhinga kuri hegitari 30, ariko ubu tumaje kuzamuka tugeze kuri hegitari 40. Yego. Uko kuzamuka mwabitewe n'iki? Kuki mwavuye kuri 30 mukajya kuri 40? Hamwe twebwe n'abahinzi bacu abahinzi baragenda tugakorana inama nabo, twarangiza ibyifuzo bivuye mu bahinzi tukabishyira mu bikorwa. Bivuze ngo muri za hegitari 30 mwabonye harimo akantu twongera. Abahinzi bishimiye umuceri, babonye ubwiza barimo amaje kugeraho, bituma ko twongera hegitari kubera ko babyifuzaga na n'ubu bakaba bagikomeje kubyifuza. Yego. Kuri ubu ngubu igikorwa cyo gusarura murareba n'umusaruro mwabonye bihagaze bite uko mwabitekerezaga nuko ubu ngubu muri kubibona? Ubu mbere tujya gusarura umuceri ngira ngo twatangiye mbere ari no havuye icyifuzo cy'uko twazamura hegitari zikaba nyinshi. Ngira ngo aho twari twatangiriye mbere duhinga imirimo 5 twari twayikuyemo ibiro 350. Nyuma yaho twongera ahandi hantu twakoze igereranya twari twakuyemo toni 6, ariko ubu turimo kwitegura toni zigera muri toni 15 mu gace gatoya ngira ngo nawe wabonye kuko birimo kuduha icyizere hakurikije umusaruro turimo gusarura kugeza uyu munsi. Icyo cyizere ibanga ni irihe kugira ngo umusaruro uzamuke kugira ngo ibanga mwakoresheje ni irihe? Ibanga twakoresheje ngira ngo nk'uko mubizi hamwe n'ibindi bishanga dufitanye abafatanyabikorwa ari bo Horeko. Mu by'ukuri rero hamwe n'ubujyanama bwabo bwa buri munsi badasiba kutugira inama, ngira ngo uziko baduhe n'umutekinisiye tubana amanywa ku manywa, ijoro ku ijoro. N'abahinzi bacu ugaragara ko bahinduye imyumvire bitewe n'uko ubuhinzi barimo bwarangije kubajyamo kandi barangije kubonamo inyungu. Byatumye bita ku gihingwa cyabo 100% nk'uko umutekinisiye inama bagira bakazishyira mu bikorwa. Byatumye rero umusaruro twari twiteguye uzamuka, bituma natwe twongera amahegitari.
mu gikorwa cyo gusarura rero mukora iki? Igihe cyo gusarura hamwe twatangiye nkubwira ko tuba turi kumwe n'abamufatanyabikorwa wacu n'umutekinisiye ngira ngo tunyura mu gishanga tukareba uburyo umuceri ugiye wera, tukabanza gukora icyo bita igeranyamusaruro. Twarangiza gukora igeranyamusaruro, noneho umuntu uzasarura umusaruro tumusigira ifishi yo kugira ngo tugire abayobozi b'amabloke, abayobozi b'amatsinda. Noneho kwa gusarura ni ukuvuga ngo ya fishi iyo twayigusigiye tuba tunaguhaye uburenganzira bw'uko uzasarura umuceri, ubwo tukaguha umunsi. Noneho igihe cyo gusarura rero na wa mutekinisiye aba ari aho ngaho, kuko akenshi usanga mu gusarura nabwo umusaruro ugira gute wangirika bitewe n'abawusarura. Akenshi muri kwa kuwugesa banaga umuceri uko wiboneye, kubera ko umuceri uba weze akenshi ukunda guhungurikira hasi. Niho wa mutekinisiye aza no gusarura akagenda bakurikirana abereka uburyo basarura n'uburyo bari butunganye umusaruro. Yego, nka perezida wa koperative ubana n'abahinzi umunsi ku munsi, cyane cyane noneho mu buhinzi bw'umuceri, inama umugira abahinzi cyane cyane bari mu buhinzi bw'umuceri? Inama nagira abahinzi b'umuceri ni ugukurikirana ubuhinzi, ukita ku gihingwa cyawe, ubundi umuceri usurwa nk'ibindi bihingwa byose. Niba wahinze umuceri biba bisaba ko udashobora kumara iminsi 3 utawugezemo. Ni naho hahandi wa muceri wawe uzagira ikibazo, urabona umutekinisiye ntabwo azagendera rimwe muri hegitari 40. Wowe ubwawe ubijisho ry'igihingwa cyawe, ukamenya gukurikirana igihingwa cyawe, ukamenya se igihingwa kigiyemo amazi, ese gihaza amazi, ukamenya kuyagabanya kugira ngo yahe n'abandi, kugeza ubwo umusaruro wawe uzawugeza ku isoko. Ikindi kintu nagira abahinzi, ngira ngo abahinzi bacu babonye ko ari abahinzi babashije kuba barafashe intera kimwe n'abafatanyabikorwa bacu, ngira ngo hore ko babonye ko yaduhaye imashini isarura umuceri, ikawusarura, ikawugosora, yarangiza ikanawupakira umufuka. Natwe tumaje kubona ko abafatanyabikorwa bacu baduhaye icyo gikoresho, natwe twabonye ko twabashije kwigurira imashini zigosora umuceri. Bivuga ngo rero hamwe n'abafatanyabikorwa bacu n'abahinzi bacu, umuceri ubu ni uburyohe. Ni uburyohe. Ariko se uvuze ku buryohe, umuceri mujya mugera igihe cyo kurya, kuko hari abahinzi mbere wasangaga arya umuceri ku bunane cyangwa kuri Noheli, ariko kuba wabuhinga umuceri ukazategereza mu mezi 12, abahinzi babona wa muceri. Icyo kintu gikomejeho, ngira ngo kugira ngo tuzamure hegitari z'umuceri nuko bari banuriye. Ngira ngo nawe nubwo uri aha ngaha ntabwo waducika tutakugambije. Kera niko ikinyarwanda bakitaga, ngo basagaga babaga babaze bavuga gutanyamuna mu ngambize. Ubu se ubungubu ku nkono bawushyizeho aho mwamenye ko umva rwose twakwiteguye. Umuceri wacu ngira ngo umuhinzi we yasaruye tumutonerera 25% y'ibyo yasaruye. Umuhinzi wacu umuceri awutwara ku mafaranga 330, kuko niyo rwiyemezamirimo bamuguriyeho, tukawumutonorera agatanga amafaranga 30 yo kuwutonoza no kuba wageza no kuri koperative. Twarangiza nta kindi kiguzi tuwumuheraho, twebwe tumuha dukurikije ibiro yasaruye. Ni ukuvuga ngo abahinzi bo muri koperative bakumburwa ntabwo bajya bakumbura umuceri, nta nubwo bemerewe kujya kuhaha ahandi. Nyuma yo kuganira n'umuhinzi, twaganira na perezida wa koperative, twakurikiye ndetse hamwe uburyo ubuhinzi bw'umuceri bwitabwaho, ariko kuri uyu munsi twaganira ku buryo bwiza bwo kuwusarura. Twabonye ibanga bakoresha kugira ngo umusaruro uboneke neza, ariko se birashoboka ko ushobora guhinga ugakurikirana umunsi ku munsi, ukita ku gihingwa cyawe, ariko utakwita neza ku gikorwa cyo gusarura, umusaruro wari witeze ukaba wahombera, cyangwa ukaba wagira ibihombo bimwe na bimwe ku muceri wari witeze gusarura. Niyo mpamvu tugiye kuganira na agronome, akaba ari agronome ufasha koperative abakumburwa muri iki gishanga gihinzemo umuceri, ni Mukamana Korotiri. Daradusobanurira neza umuhinzi w'umuceri mu gihe cyo gusarura yagakwiye kwitegura ate, nibihe bikoresho atagakwiye kubura, yakwitwararika gute kugira atazahura n'ibihombo bishobora guturuka kuba umuhinzi yasaruye nabi. Ibyo tugiye kugarukaho. Ikiganiro cyari Tera Intambwe Muhinzi, wowe icyo usabwa nk'uko bimenyereye ni kimwe gusa, no kutava imbere ya televiziyo yawe, televiziyo Rwanda. Dukomeze tubane. Hano twigeze kuza hano muri mu gikorwa cyo guhinga, ariko no muri mu gikorwa cyo gusarura. Yego.
ubundi buhinzi bw'umuceri mbere na mbere yuko tujya gusarura bwabagendekeye bite muri ino zone yawe? Ni ukuvuga ngo ubuhinzi bwacu bw'umuceri mu by'ukuri uko twari tubyiteze ntabwo twageze ku ntego twari dufite 100%, ariko navuga ko 95% twabigezeho. 95% haracyaburaho 5, nanjye reka mbe nka mwarimu ako 5 kagiye. Mbere yenda yo kuvuga ngo ese kagiye he, dushobora kwibaza ngo 95 yo yakomotse he. Ibyo byose twabikoreraga hamwe nk'abahinzi umunsi ku munsi, tukubahiriza ingengabihe yo guhinga, ingengabihe yo gutera, ingengabihe yo gutera umuti, n'ingengabihe yo gutera amafumbire. Yego. Iyo tugeze mu gihe cy'isarura twebwe tunyuramo, ntago ndabigarukaho cyane, nk'abatekinisiye tunyuramo tukareba nimba umuceri ugejeje igihe cyo gusarurwa. Abahinzi twabaha gahunda. Yego. Uzabwirwa n'iki kwa muceri wagejeje igihe cyo gusarurwa? Ngo kugira ngo umenye ko umuceri wawe ugeze igihe cyo gusarurwa cyangwa se weze, ngo nimba dufashe ihundo ryawe ry'umuceri, urareba niba nibura muri rya hundo impeke zawe zararangije kuma, nta ruheke na rumwe rufite ibara ry'icyatsi kibisi. Ngo iryo bara ry'icyatsi kibisi ritubwira ko hakirimo amata, umuceri wacu utarera. Ariko iyo rya hundo ryawe ryose ryamaze kuma, ukabona ryose rirasa n'ikigina, icyo gihe tuba tugeze igihe cyo kugira gute, cyo gusarura umuceri wacu. Niho hahandi umuhinzi umubwira uti muhinzi, tugeze mu gihe cyo kuganira ku ngengabihe yo gusarura, kuko buri cyiciro n'icyacyo. Abahinzi turaganira kugira ngo tubigishe uyu munsi, kubera yuko turahari nk'abafatanyabikorwa twebwe nka Horeko, ariko ejo ntituzaba duhari. Nituba tudahari, umuhinzi wakaje vuba cyangwa se wa koperative bakumburwa nawe azasigara akora ibintu bya kinyamwuga, azasigara akora ubuhinzi bufite icyerekezo, tumusigire bwa bumenyi. Niyo mpamvu icyo tugiye gukora, turicara tukaganira, tugahana ibitekerezo, akakubaza kubera iki, kubera iyi mpamvu, hanyuma tukabasha kugendana icyiciro ku kindi, icyiciro ku kindi. Ubwo rero iyo tumaze kubereka kugira ngo ese umuceri weze waba ufite cyangwa se urangwa n'iki, iyo amaze kubibona, perezida yabivuze, ahabwa ifishi na koperative bakumburwa, tukamubwira igihe cyo gusarurira, akazana umuceri we hano ku mbuga akanika, tukazapakira umuceri ukajya ku ruganda. Cyagiye cyo gusarura, umuhinzi yitegura ate gusarura, arabikora ate? Kuko turabizi neza umuhinzi ashobora guhinga agatwara icyo gihe cyose, akita ku bihe, agatera imiti byose, akarwanya ibyonnyi, ariko hagera igihe cyo gusarura igihombo kikaza kubonekera hahandi, akaza guhombera mu gihe cyo gusarura. Ni ukuvuga ngo akenshi abahinzi bajyaga bahomba kubera ibintu bibiri mu bijyanye no gusarura. Icya mbere bwari uburyo bwo guhura umuceri, icyo nicyo cyabahombyaga. Ikindi cya kabiri cyari gikomeye, bwari uburyo bwo kugosora umuceri, ugasanga uwo muceri nawe uratakaza icyo twita karite cyangwa se ireme, ubwiza bw'uwo muceri. Twebwe rero iyo tuhageze, mbere y'uko uwo muhinzi asarura, tumutuma ibikoresho akitegura mbere y'igihe. Mbere na mbere agomba kuba afite shitingi, agomba kuba afite akanajoro ko gukata wa muceri. Hanyuma natwe uwo munsi koperative ifite imashini, hari imashini abafatanyabikorwa babahaye, hari iyo Horeko yabahaye, hari n'iyo koperative ubwayo yiguriye. Izo mashini zose zikaba ziri tayari, ziteguye ku kibuga cy'umuceri. Hanyuma umuhinzi uko dusaruye tukamwereka uko asarura neza, uko atereka umuceri we neza yibungesereye, kuko uba warumye uhunguka. Kubera yuko muri cya gihe uko umuhinzi asarura wa muceri we anaguko abonye, hari impeke zitakara. Iyo zitakaye tuba tugabanyije umusaruro. Icyo gihe tumwigisha uko ari bwitwararike. Hanyuma no muri kwa guhura, mbere twahurishaga ibibando gakondo. Ibyo bibando rero byatumaga umuceri umwe urataruka ukagenda n'ibyo, ariko undi ukanamenagurika. Karite y'umuceri twari twiteze, uwo muceri nawo ukaba umuceri mubi ukangirika, ariho uzasanga ku isoko umuguzi nimbaje bamwe babaha 3,5, ariko waraguha amafaranga 250, kuko umuceri wawe ntago wujuje ubuziranenge. Hanyuma ubwo ngubwo iyo tugeze aho ngaho, tubigisha uko bari buhuze ya mashini yabo, bakayihuza. Bamara guhura, kuko iyo mashini iranapakira ikanagabanya ibihuhwe, bakajyana ku bwanikiro. Icyo gihe umuhinzi bamuha uburenganzira agapakira umuceri we, agashyiraho izina rye, kugira ngo nyiri uruganda naza gupakira
buri wese azamenya umuceri we. Umuhinzi niba umuhinzi ari nkanjye ashobora kuba wenda adafite ayo makuru cyangwa wenda ngenda yafite atabasha kwipimira ubwo buhehere, ntabwo ushobora gutuma umuceri wangirika cyangwa akaba yawujyana utujuje bwa bwiza koko. Izo ni za nshingano zanjye nk'umutekinisiye, nizo za nshingano hahandi uza ukabafasha, kubera yuko bashobora kuba badafite ako kamashini gapima bwa buhehere, ariko hari n'ukuntu ushobora kubibereka mu buryo busanzwe. Umuceri nimba ushyira ku ryinyo ukagakocora ukumva ntago karakocoka gataruka, icyo gihe uba wizeye ko umuceri wawe watangiye kuma. Icyo gihe ushobora kumubwira uti pima, nupima gutya ukabona umuceri wawe urumye neza, it's okay. Ku buryo n'aka kamashini bashobora kukazana bakagashyiramo, bagashyiramo kandi ugasanga umuceri w'umuhinzi urumye. Icyo gihe nta muhinzi wemerewe kwanura kuri cya kibuga tutamurebeye koko umuceri we urumye, kugira ngo utazagenda nugera aho bawupakiriye batunenge. Twabonye biriya byatsi basaruraho, ubundi tumenyereye ko bigomba mu murima bikaba byakorwamo compost cyangwa ifumbire, ariko hano barabitwara kubera iki? Si igihombo ku bahinzi? Nibyo koko, ngira ngo bagenzi banjye abahinzi dukorana umunsi ku munsi babikomojeho. Iyi ni sezo ya gatatu twebwe duhinga umuceri muri iki gishanga, turi kubafasha twebwe nka Horeko. Ni ukuvuga ngo iki gishanga bahingaga imboga, izo mboga rero bahingaga habaga harimo imborera nyinshi, imvaruganda nyinshi. Niyo mpamvu uyu munsi nakubwiye ngo turi kuri 95% ku musaruro, kubera iyo mpamvu. Ngo ya 5% ni ya mafumbire menshi akirimo atatwemerera ko biriya byatsi turi bikoremo compost ngo twongeremo imborera, kubera yuko mu by'ukuri dukeneye ko imborera ibanza ikagabanukamo, yenda nko kuri sezo ya 5 tuzaba tubikeneye dukore compost. Uyu munsi rero ibi bicericeri aba bahinzi bari gutanga kuri bo ni inyungu, kuko ibi bicericeri bari kubitanga bakabaha amafaranga, ya mafaranga babahaye bakagaruka bakayakoresha mu yindi mirimo y'ubuhinzi bakayifashisha. Ubutumwa rero tugira abahinzi bari mu gihe cyo gusarura umuceri n'ubu? Ubutumwa nagira bw'inama natanga ku bahinzi bari gusarura umuceri cyangwa se bageze igihe cyo gusarura umuceri, mbere na mbere umuhinzi agomba kubanza akabitegura nk'uko twitegura gutangira guhinga ku murima. Witegura ute rero? Muhinzi, tegura shitingi yawe, utegura ibikoresho bizagufasha gusarura, yaba akamashini gasarura, yaba utwo tuyuya cyangwa se najoro. Hanyuma numara kwiyegereza ibyo, nk'uko abahinzi b'umuceri akenshi tuba twibumbiye mu makoperative, mugerageze cyangwa se tugerageze tuve muri gakondo mu gukoresha ibikoresho bya gakondo, ahubwo dukoreshe ibikoresho bitugabanyiriza bya bihombo, haba iyo mashini isarura, haba iyo mashini igosora, haba kuri kwa gusarura neza kugira ngo mu by'ukuri za mpeke zawe zidatakara. Hanyuma mu by'ukuri dukomeze dutere imbere, tuzamura igihugu cyacu natwe mu by'ukuri kandi tuzamuka twiyubaka. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi wa Tera Intambwe Muhinzi, twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ahangaha dusoje. Reka ngushimire cyane, ariko nawe uje dusoza reka ngushimire kuba waje nubwo wakererewe, utabizagusaba kuzinduka. Kuri uyu munsi twaganiriye ku buryo bwiza bwo gusarura umuceri. Twakoze ibiganiro bitandukanye ku buryo bwo gutegura umuceri, uburyo bwo kuwuhinga, uburyo bwo kuwitaho no kuwukurikirana. Ariko ugitekereza ko ushobora guhinga ugakora ibyo byose usabwa nk'umuhinzi, ariko nyuma mu gihe igikorwa cyo gusarura kitagenze neza ukaba wahurira n'ibihombo. Niyo mpamvu twaganiye ku buryo bwiza bwo kwita ku musaruro, ariko igihe cyo gusarura, uburyo bwiza bwo gusarura, kwitegura, ugategura shitingi uri busarureho, ugategura uburyo uri bukoreshe bwo guhura, by'umwihariko ugakoresha uburyo bugezweho, imashini ihura umuceri kugira ngo wirinde bya bihombo. Ikiganiro cy'umunsi nta tugisoreje, nkuko mubibona tugisoreje ku mashini. Iyi ni imashini ifasha umuceri mu kuwugosora kugira ngo twirinde bya bihombo kandi umuceri wacu uze ufite bwa buziranenge twifuza. Ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho, cyari Tera Intambwe Muhinzi, Genari Eric Jeje. Reka ngushimire kuba twabanye, naho ubutaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya ariko wajeho mbere gato. Komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, Televiziyo Rwanda. Bye bye.